honestly think gusubizanya nabo babwira hey, you owe us this money. That's not accountability, because the wedding was ruined. They have to come out and say something. Accept, take accountability, and do better. Ansubire muri VIP yacu murakoze. Oya ugumye hano twatugukumbuye. Ariko posting anili leta Mr. and Miss Musema kweli. No, iriya Mr. and Miss Musema kweli bandikiye. Nayo nayishyizeho Keza iri hejuru reba. Sande guhindi version. Ubwo uri kumbwira ngo abantu bishe niyo ya Mrs. and Mr. Musema kweli iri hejuru. Umva ba Mr. and Miss Musema kweli nibo babanje kwandika. Nyine nibo nayishyizeho. Reka nkubwire Sande. How it comes unawe waswaza ubwa ngo do thinking ngo kangahe harya abantu babukinze bishyura $30,000. Can you imagine? Urumva bishyura booking $30,000 none bananiye kwishyura $5,000,000 z'abanyarwanda. Seriously uretse gato ibiryo byari birimo yego cyangwa ibiryo byari birimo erega gihe ntago nkeneye kumenya bya ahubwo niba bafite hotel imeze kuri ibiryo bitarimo ni n'ikibazo cy'amafaranga yari icyumba. None ibiryo bari Sunday bari gufata abantu, they were there from 3rd to 5th of July. Bari gufata abantu bakabwira mujye muri bisi tujye kubanza turye ku mazi none tugaruke. Everything was included. Ese Sande tumutima ishanga ngo hotel ntiruzura kuki yakira abantu itaruzura hari umugozi wabashyizemo. Niwe mwe, do you understand that complimentary water was sold? Complimentary water. Hotel yeyo yose ifite amazi ari complimentary. Niyo yaba ari lodge bagira amazi ari complimentary. Abari ku ruhande rw'igitanda $5,000,000 bana urakoze ke 2 3 bamwe bishyuye there was so mismanagement. There was a lot of mismanagement. Umumanager wabo yaragiye block abantu aragenda arihisha because the generator was not working. It is mismanagement, it is ignorance, it has to close. And then babicisha n'umwanda. How it comes hosting abantu Mr. utabakorera icyumba abantu bane Ministry ya Health igomba kujya ikajya kureba ukuntu ibintu bimeze bakayifunga iri tapi kwanza bazanayikure. I'm sorry ariko it was disgusting. Like I'm sorry, it's horrible. Ikindi cya kabiri ibi bintu amahoteli hano arabikora. Nigeze kwigira muri hoteli imwe nanjye mere nka wawo ndi ngo umuntu wo mu murenge hanaha tutari buvuga abantu bamwe barimo hano ndi kubona twari kumwe wari wajya muri hoteli abantu bishe bari n'abantu benshi turishyura kwaboneye kuvuga hariho abantu batahamenya dore nayo iriyo yonyine kanicecekera si ya hatari mu bishori ariko uko yari iri service yari yatwemerera agomba kuziduha kandi muri ako karere iragerageza. Barangije baratubwira ngo batwemereye coffee mwe mujya mubona ziriya coffee batanga zimeze nk'amadahanure y'ibijumba batogosheje mu mazi bakazana muri teremosi wishyuye ijoro ririmo wenda nk'ibihumbi ntari buvuge ariko menshi kuri Jana Maria warangiza ngo ubwo rero ngo coffee maker ngo yapfuye ngo none ngo twatogosheje amajya tambwe niba coffee maker yanyu yapfuye hano irya ko hari coffee shop mwagiye mukagura amakofi mukazanira abakiriya. How it comes kuri umwe ngenda nk'ibizi bitogosheje bira bintu sinabiwe. How it none rero wanditse ngo coffee iko nakantu gato mvuze simvuze kuri shato mvuze en general service mbi tubona muri hotel rameke nabyo bintu nabiza aho twahuriye dukunda kubivugarukaho kubera iki abantu bicara bagasuzugura abantu ariko kubera iki hotel zacu nako abantu bose bakira abantu batanga service mbi babizi ngo wasabye ngo urumva ngo iyo mwasabye coffee nindo kugiye kuri ari coffee bira bintu bitogosheje mu mazi ngo noneho ngo ariko ngiye mushaka ngo na cappuccino ngo murabitubwira ngo tukagate wowe ni wiyubaha ngo uvuga uti giye wakuye ngo nanga amadahanure y'ibijumba bagenda bavanga hano ngira ibika aba bimeze nk'amadahanure y'ibijumba reka ngende nkore coffee nziza nyibishyuze bayishyure none ikibazo kibe ko yabananiye ngo wumva ngo yapfuye ngo none ngo ubwo yapfuye rero ngo nta kindi kintu kiri bube how ibyo ni kimwe ukagenda ukajya muri hotel barakubwiye ngo jeje nagiye muri hotel hano ni mu nama y'abantu bantumeye kizeyo mbura amazi nabwo nashakaga amazi yo kunywa baranje mwanga amazi yashize bagombaga gutanga okay none ya amazi yashize se ntayandi mushaka guhumukira mwashaka mukanayamwishyuza ngo reka mbande njya kubaza manager uribaza umuntu utigitaka ajya kubaza yego wenda nemere ko imibare iba yahuriye moda nta kibazo umuntu agusabye ikintu wakimuhaye ukamuzana na facture ukamwishyuza. Hari umuntu urimo hano twari kumwe arabwira ati ariko se tuvugishije kuri tuvuge ko yashize ntimushobora kwishyuza umuntu amazi mukayamuha so ubibonye agiye kutigita kwa manager barabyemeje anzaniye amazi namwe nzanira abiri
arayazana ahageze nyasiga ku meza tujya kuri lunch mvuye kuri lunch nsanga bayanduruye tambwe ariko jewe amazi yanjye ntayishyuriye namwe icupa rimwe rindi ndisiga niba muze amazi yafita none bagomba kurenza icupa ryanjye nasize hano ngo nabyo arajya kwibaza manager ngaho munyumvirizo services zo muri hoteli zacu kandi ngo ubwo ngo nubivuga ngo urabutangiye ngo kuvuga ngo kongo ibintu ngo byabukera rugendo ngo uri gusebya what ibintu enough is enough abantu bagiye bakora ibintu bicare bavuge ngo ngiye muri business uyige muyishoremo cyangwa se uvuga uti nifitiye urwego rw'akarestora kakandi ko muri quartier nako ni nkaza muri bari uwo mureti nshaka nkubone numpa mirimo amakara nzabivuga kuko sinayagusabye muri service wagombaga kumpa ariko ni mwiza kutubwira ngo urumva ngo mwari mu bizineza nko kubirya ari byabo ahubwo sabe tikamuze ibiryo byinjira muri iriya nzu bivuye ahantu batazi bihinjira bitese iyo ni management imwe ni minister yavugaga ikindi uretse na Chateau de Marara ntago umuntu ashobora kwishyura $30 kuri booking ngo narangiza banerwa kwishyura $5,000,000 z'amanyarwanda uwo muntu sinzi ukuntu byaba bimeze abantu bafite amafaranga ariko reka ngo impaye service mbi ngiye na booking naguhaye nanakureka buriya n'ubwambuzi bushukana guta umuntu akwishyura amafaranga ariko ama service barimo gukoresha kugira ngo bumve nzi yawe yose bagiye bapostinga bakerekana uburyo bishimye bashyiraho amafoto bashyiraho ibitanda bashyiraho iki bakora marketing ya hoteli noneho wowe ku giti cyawe kuki wumva ko bari kurezinga ikibazo none after 3 weeks kuri wowe ubitekerezaho iki kuri njyewe hari buri muntu wese review ashaka kuyikora igihe ashakiye so nshaka kuguha the benefit of the doubt maze tumaze kuvugana nkareba ko nawe byibuza uri bunampe ya apology yuko ibintu bitagenze neza because I'm very sure issues zabaye raised bahari so niba nguhaye icyumweru ntu apologizing yewe nyuma y'icyo cyumweru nkavuga ni okay ndabona utari kuoninga your mistakes so of course your review ndayikora so ngiye numva gutanga review ntago bigira umwanya cyangwa igihe wamara kuko urumva niba bibatwaye icyumweru cyose bataratanze iyo review bashaka wenda bari kuvuga navuga ati okay nka hoteli nziza mu Rwanda reka tuyikorere marketing ariko nibibi byabaye reka tubiganire tubwetse hari na apology mushobora ku accepting ko izo mistakes zabayeho so numva rero timeline ntago ari ngombwa kwitindaho cyane igihe wahawe bad service. All right, thank you brother, thank you. Minister yamanutse se wari uri guhamagara Keza? Reka twumve journalist yazamutse kararongera amanuka. Journalist Ramadan. Yego murakoze cyane ngire ngo first of all ngire ngo Chateau de Marara uburyo ki wenda ni gikorwa ntekereza ko kiza kandi wenda se kinafite n'akamaro mu buryo bwe cyangwa se ubundi by'umwihariko yo buri hari nk'abantu wenda bagiye bahabwa service ubwo bari bahagannye ntago wenda ko ntekereza ko na ahantu haganwa cyane haraganwa ariko wenda bo bagaceceka cyangwa se bakanabirangiza ariko buriya ni iminsi iba myinshi wenda igahimwa n'umwe gusa wenda ubwo ni igihe cyari kigeze kugira ngo hanagaragare ibikorerwa abahagana wenda kugira ngo bibe ngombwa ko babikosora so rero wenda ubwo nge nakomeje kugera nanabibona trendings ahantu hose ariko ngire ngo kugeza wenda n'ubu ngubu ikibazo gihari hari uburyo ki abantu iyo ikintu ari cyiza abantu tukivuga tukakiganira kandi kuko biba binagaragaza ko icyo kintu kuko kirakora ahubwo wareba ugasanga wenda kugeza n'ubu ngubu abantu bahisemo gukora ishoramari barikora ngira ngo mu buryo bwose yaba muri media yaba n'ahandi ku ba influencers n'abandi bantu bose kugira ngo habeho kuba abantu bahishira ibintu icyo ni mudashaka kuvuga mbere na mbere kugira ngo umuntu agiye gutangaza ikintu ntekereza ko nta nyungu irakapo yari bifitemo kugira ngo itangaze cyangwa se ngo ijye guharabika no kwambika isura mbi hariya hantu kuko ntekereza ko unarebye no kuna abantu wenda binjira nta nubwo no kububakiraho izina oya ahubwo ni service ntekereza ko zabaye mbi kugeza ubwo abantu imitima ibariye cyangwa se imitima yabo igaturika bakabivuga bakabishyira hanze ikindi
kugeza n'ubu ngubu wenda nakomeje kureba wenda abanyamakuru barimo aha ngaha n'abandi bavuga ari kijyana, reka wenda nta kibazo ndebe nko ku banyamakuru n'ibitangazamakuru, ntago nk'iyo habaye nyine nk'ikintu runaka ubona ko kirigeza gukorwaho, ariko hari ngire ngo iyi hoteli nigeze kuyibona mu kinyamakuru kimwe cyabyanditse kiri kuyigaragaza imiterere yayo, ubwiza bwayo kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Wenda ubu ngubu ntekereza ko hirinzwe kubitangaza kugira ngo wenda bareke kuvuga ngo ni ukubikabiriza cyane, ariko nyamara byakabaye binatangazwa kuko habayeho ko hoteli itanga ibitagendanye n'igihe. So rero abangaba bitabiriye habayeho nakwita barabahemukiye cyangwa se bagerageje ibirori byabo kubyica, ngira ngo barabivangiye. Nagerageje kubona uburyo ki runaka nta no abantu kwicara ngo basabe imbabazi cyangwa se bavuge ku makosa yabaye, kugeza n'ubu ngubu abantu bariturije, ahubwo ni ku mihanda gusa bari kugerageza kugaragaza ikibazo. Rero hariya ngira ngo hariya iriya hoteli yubatse, hari n'abashinzwe amahoteli uburyo ki bakoramo amanama banabikurikirana. Ntekereza ko bakabaye bareba ko izina rya hariya ryangiritse, ni ukuvuga ngo hafite kurebwa niba n'ubutaha bazakurikirayo bajyayo, niba batazabona yuko ibyangiritse byakwira n'ahandi hose. So ngiye nkavuga nti mu by'ukuri n'icyari gitumye wenda mbikomozaho cyane, ni harebwe uburyo ki runaka abagaragaje ikibazo, niyo mpamvu habaho kuvuga. Ubundi kera mbere abantu bageragezaga bakegerana bakaganira, ariko nk'iyo ubwumvikane butabayeho ku kintu runaka abantu bakabitangaza, abantu tujye twumva ko ubwo biba byarenze imbibi cyangwa se biba byarenze umupaka. So rero nkavuga nti abakurikirana bagerageze kwegera bano bantu cyangwa se bababwire yuko ibyakozwe atari byo. Ubundi twakabaye tunabona bano bantu bahano, ngire ngo ibiryo byatanzwe, wenda izindi serivisi zabaye nziza, ngire ngo urebye n'amafoto yafashweho, ibintu byerekeranye n'amafoto cyangwa se n'ahantu ibyumba byo ni sawa, ko inzu yo kubitatse iratatse kandi iradekoye. Aribwo ku bindi biriya ngire ngo ku biryo niho habonetse n'ikibazo abantu ubona byateje impagarare. Ikindi ndimo ndasoza, ni amahoteli y'ahanga mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, abantu bashyize imbere serivisi zo guhenda abantu cyangwa se gufata ku gakanu abantu. Ntabwo urajya kubaza ati se kuki ibi bintu bihagaze gutya, hashyizweho byemeranijweho n'inzego zibifite mu bushobozi cyangwa se zibigenzura, ugasanga ahubwo ni ibiciro abantu bishyiriraho. Njye mbona ko ababishinzwe bashinzwe gukurikirana ubukerarugendo cyangwa se bashinzwe gukurikirana n'amahoteli aho bibarizwa, abantu bakabaye baganirizwa ko umuntu arazinduka mu gitondo cya kare akabashyizeho igiciro, kandi nta hantu umuguzi ntabwo ari kurebwaho, ahubwo nyiri ahantu we yabitekerejeho ukabyumva. Mbona nabyo byakitabwaho, kuko byitaweho hari ukuntu byose byakosorwa, kandi ugasanga abantu twese igihugu dushaka kirubatswe kandi mu buryo bwiza. Urakoze cyane journalist. Minisitiri wari wamanutse gatoya, ariko wongera ufata ijambo ko wagiye uri guhamagara Keza arakwitaba asanga wagiye. Ngaho nimwongere muganire na Keza. Urakoze cyane. Na mbere navugaga, hanyuma bampamagariramo umuntu abari kuri space no mu kazi, niko bigenda. Ariko ari ikintu ntari ndimo kwemeranywaho na Sande, ngira ngo n'undi wese waba wicaye muri iki cyumba byumve. Ubundi amabwiriza agenga hospitality, kinyumvishe mbere kucyumvisha abantu bose ni iki? nta kibazo, reka bakavuga minister atavuga. Sande uzi kuko speaker buriya Karabe ndakumva. Amabwiriza ya hospitality ntabwo yemera ko amafunguro atateguriwe ahantu ahafatirwa. Burya niyo bikozwe abari amakosa akomeye bashobora no guhana. Niyo mpamvu uzarebe numanuka ukajya nko kuri Serena y'Igisenyi, ugasanga menu yaho ntabwo ubasha kuyafodinga, ntabwo uzasohoka ngo ugure baga mu mujyi ujye kwirira kuri iriya beach yabo. Ntabwo bikunda, ntabwo banakwemera kuyifungura. Iyo rero wemereye umuntu ko ibyo bintu bikorwa, uba wiyemeje kwirengera ingaruka ziraza kuvukamo nyuma. Reka byumvikane gutya. Ntabwo bishoboka ko ugenda muri hoteli yari yo yose ngo ujyane ibiryo watekeye mu rugo ujye kubirirayo.
biramutse bibacitse ukabirya bikaba byari bihumanye bikakwica, hakabaho food poisoning. Hoteli niyo ibazwa bya bindi byabayeho. Icyo kintu rero cyo kuba abantu barimo kuvuga ngo wenda ngo byateguriwe hanze bifatirwayo, niyo byaba byarateguriwe hanze, aho byafatiwe byitwa ko ari ibyaho, uretse ko byaba ari nasakirirego ku nzingana kuriya kugira ngo uvuge ngo utwayeyo ibyo kurya, ahubwo wagenda ukanegosiya bakagutekera kuri price mwumvikanye, ariko rwose iyo babikuye hanze baba babitetse byitirirwa ahantu wabifatiye. Icyo ngicyo reka tukiveho. Ikintu rero navuye ku murongo ndimo kuvuga ko hari ibigomba gukosoka, kuko umuntu yakabaye avuga ngo naraye heza ariko resitora yantengushye, nari nariye neza ariko icyumba bantengushye. Ariko niba umuntu avuga ngo dore amafoto aho naraye, icyumba nticyateguwe, ibiryo dore ibyo nariye, umuriro dore nijoro umuriro waragiye mara amasaha ya naya, navanye generator hana. Ibyo bintu ni ukuvuga ngo ni management yose yanyeganyeze, habuze umuntu uhagarara mu cyuho. Ari byo nari ndimo kuvuga ngo ba nyiri business ikintu bakwiye kurebaho, nibagabanye kumva ko amafaranga bashoye aragaruka uwo munsi. Niba wubatse inzu nk'iri uvuge ngo iri ku ruhe rwego, ngiye kuzana umuntu wenda ni chef mvanye muri 4 star cyangwa muri 5 star, muvanye Marriott, yes. Ese kugira ngo umuntu ahagera hagume mubyaza umusaruro, niteguye kumarana imyaka 5, yego. Ariko uragenda ugasanga sorry kubivuga, abantu bakama big house bose kugira ngo amarana abakozi amezi 6 biragoye. Icyo kintu RDB zakirebeho, kuko kuri experience y'umuntu, niba umuntu afite experience y'imyaka 15 cyangwa 20 30, akaba amaze kumenyera ko inzu uyijyamo mu mezi 6 kongera ukavamo team ikajya gufatisha ari nk'iya 5, uzubaka inzu ubura umuntu uri experienced. Ariyo mpamvu rero ibintu bikwiye kujya birebwaho. Nyine iyo uzanye umuntu ushaka guhemba 200 agwa service ya 200, erega iyo turimo kuvuga gutya hari abantu bagendaga bavuga wumva badashaka kugira ngo bivugeho. Iyo umuntu nonaha hari ikintu kibi akoze akataka igihugu cyangwa akataka leta mu buryo bunobu, yari asanzwe atabikora, ntago tureka kumwataka ngo kubera ko atarasanzwe, oya, haratakwa kerekwa agashyirwa mu mwanya we. Niyo mpamvu n'abantu bakoze service mbi nibabyerekwe, ahubwo ya service ikosorwe. Ariko nonaha ntabwo umuntu watanze service mbi byabereye muri hoteli ye akwiriye kuzidefanda ngo dore amafaranga yarasigaye, kuko ayo mafaranga yarasigaye barayavuganye. Yakabambwira ati ahubwo wenda amasezerano twagiranye wayishe, nari nakoze ibyo ngomba gukora, none nawe nyishyura ibyo twavuganye. Ariko niba umuntu afite proof ko yavanye abantu baza ku ma service mu nzu yawe, akavana i Kigali kandi mu masezerano mufitanye kuko umwakira, already service ye wayishe, kuki tudashaka kugira ngo duhagarare tufesinga ikibazo kandi kiri mu nzu yacu? Nonaha ibi bintu byabaye muri ranzo n'ibitavugwa, ejo bizaba handi biceceke, usange ya service mbi izengurutse igihugu cyose. Impamvu rero byabaye skandale ni iyi, nuko twese tugomba guhaguruka tukavuga ngo service nziza tugomba gutanga igomba kuba rusange. Umuntu wadutobeye agomba kugaragarizwa ko yadutobeye, ni nacyo kigaragaza kuko ahandi service nziza ihari, kuko ahandi hose ariko bimeze ntago byaba skandale ngo bisakuze gutya. Murakoze. Urakoze Minister, tugiye kumva Gisele niba gihari, ariko reka mbanze nkubaza kandi kabazo kamwe. Ndakwemerera nawe 100% aho igihugu kigeze twakagombye kugira service nziza, ariko akantu uvuze ko muri hospitality wemeranya ko muri hospitality byemewe guprivatiza zimwe muri service nk'abafite hoteli? Ko urabibaza hoteli n'igikoni nshaka kiba atari cyanjye, ndabibaza hotel of course. no bantu What do you tegereze mean? mvuge rero. Okay, niba hoteli itaravuga mwiyicira urubanza, mwumvise uwarekaramye yarekaramye ibintu biri Also now authentic, ugiye kutubwira ukuntu tumanaginga ibintu uburakari bwayo. byabaye. Oya murumva serivisi mbi twahawe ugiye kutwigisha uko dukwiye kuzakira, mumbabarire uburakari Gisele tugiye avuge. kutubuza kubuvuga. Gisele Oui, literally too Stand much. please. mumbabarire Hello. Gisele Gisele Bissoum. Gisele yahinduye ijwi uyu munsi. ni Gisele. Reka ni presente nitwa Ngeruka Faisal, ndi umugabo wa Gisele. Oh Ninjye merci. washaka ndabasuje mbere na Faisal mbere. muhaya amabizu bizu. Okay, ya bizu kamata bizu. Ndazemeye wanje, ndazemeye. Aguhaye ruswa keza. Kabisa. Ariko voilà, ngiye nari mfite okay, akabazo ka mbere mfite Sande, uri kuvuga statements zose uri kuzikontrediza nk'umuntu
uturuka muri hotel Marara cyangwa nk'undi muntu nkatwe twese? reka twe kureba homba tuvuge ndi netere ntabwo hazi nanjye ntabwo ndahamenya Ntago bishoboka parce que façon Side uri kudefenda twayumvishe. side yawe urabogamiye kabisa. Je oya suis désolé mais wowe komereze kabisa ko turi Oh, kuri okay. stress atari mu rukiko wowe komereze sawa. Bon, reka ntangire. Icyambere wavuze ngo kuki cyagiye bari muri mariage batafashe igihe cyo kwita batangira gupostinga, sibyo? Ndakeka ko mu Kinyarwanda dufite gahunda yo gukora ibintu byose nyuma, nibyo bitwita ibyo kwinegura, sibyo? Ni ukuvuga ko icyo gihe muri mariage, juste imagina stress nk'uko bavuze y'abageni bari bariho, et puis batangire kumva nyuma ko ibintu byabo byageze hanze ko mariage yapfuye, ko ibintu byose bimeze nabi. Ari ubukwe bwawe Sande, wari kubifata gute? cyane ntabwo ko arakora ubwo rero. buretse bikomereze reka dukora Parce que kuki ndi kubivuga nuko nge ndumva ko niba umuntu ari mu bukwe muri mariage team ye yose n'abantu bamushigikiye, ni ukuvuga yaba kote y'umugabo cyangwa se y'umudamu, twese tuba dufite gahunda imwe, nuko twakora ibishoboka ku buryo uwo munsi tugiye kwizihiza uzabe mwiza. Now mu Kinyarwanda twese tugira igihe cyo gukora iki, cyo kwinegura. Let's say byabaye 2 weeks cyangwa 3 weeks later, at the end of the day ntago ari kuvuga ngo hari operation cyangwa se date de délai ivuga ngo ibi bintu bigomba gukorwa gusa mu minsi 3 cyangwa minsi 4. Nta na hamwe biba, parce que hari nige bavuga okay tuzabonana mu kwezi gutaha tukahura tukinegura tukamenya ibyapfuye tukabikomezaho. So kuri ngewe iyo point wavugaga kabisa ntago mu rukiko en passant niza amategeko ntago mu rukiko icyo kintu cyafatika. Again ikindi sasa kubyereka ibyo guteka no kurya no kunywa n'ibindi na hospitality, tureke no kuvuga ngo turi gutanga review mbi cyangwa iki. Ahantu hose uzagenda ubu ngubu mu kino kinyejana turi muri 2025, ugafata indege ukajya muri China cyangwa se tuvuge no muri Nouvelle Calédonie ahantu tutanazi, ikintu cya mbere uza kucekinga niki, ujya kureba commentaire y'abantu uko bavuga aho hantu. Kuki tubikora mu gihe turi kuvuga amahoteli cyangwa se services aturutse ahandi hantu, kuki tutabikorera iwacu? Now hari ibintu mwese mwavuze kubyerekeye ngo coffee batanze nabi yaje ikonje tout le reste, tureke na coffee na taxi twakagombye kuba dufite ahantu tubaretinga tubahereza directement. Muzare gukura kuntu kwa Uber ikora akazi keza kubera ikikwera uriya mu taximan wagutwaye niba yagukoreye service mbi uhita umuhereza iki, amanota make. Par contre muri service zacu ndi kuvuga muri rusange, ntago ubu ngubu Sande wambwira ngo customer service yo mu Rwanda ihagaze neza, nanjye nakubwira ko ntago mbyemeye. Now Marara kuba bafashe gahunda yo kuvuga ngo bazabivuga nyuma cyangwa se babivuga uyu munsi cyangwa se mu masaha 3, that's not the case. Nkuko ministre yabivuze, nge ndumva uretse no kuba ngo bagomba guhera bana apologinga n'ibindi, icyo gihe in that same moment hari ikibazo. Uri manager wa hotel cyangwa se ufite na Airbnb uri ku managing, ikintu cya mbere ugomba kuba ufite uretse na customer care ni presence yawe kuri terrain. So c'est vrai ufite ukuri, ntago tubizi, ntago twari duhari, abari bahari ntacyo bavuze, ariko icyo batavugiyeho nuko bashaka kubika ibanga yo kuvuga turangiza ubukwe tubivemo tugende nyuma tuzagaruke. Reka ndangirize ku kintu cya nyuma. Wagende kuri amafoto y'ibyo kurya n'ibindi byose uvuga ngo yaba ari gahunda ya AI n'ibindi. Okay, ngewe ndashaka yuko at least tugende natwe dukore iyo perereza yo kuvuga amafoto bari abakobwa batanze. Ministre yabivuze yavuga ngo hari ikibazo cyo kuvuga ngo batanze statement bavuga twaje hariya mbere y'uko ubukwe bubaho. Nakoze ubukwe bwanjye muri 2009 mu Rwanda, mbere y'uko tujya no gushaka ibyo kurya natwe icyo gihe twagiye kumenya menu yari imeze gute n'ibindi byose. Niba barabivuze ngenda keka ko le moindre des choses, niba twanabagira inama bafate point par point bavuge okay ku byo kurya murebe menu yacu ni yingiye bayishire hariya hanze, bavuge okay ku byo kunywa ni ariko ngiye nakoze muri Milcolin, nakoze no muri Serena, ndakwemere nakubwira ko ntago wakwinjiza ibyo kurya en plus turi kuvuga ibyo kurya bijyanye na mariage, ntago ari abantu batatu, ntago ari uvuga ngo ni mu gikapu n'abantu barenze 100. Ibyo biryo byaciye he? Icyanyuma sasa wavuze ko iriya nyubako tuyizi mu buryo bwa building ukuntu yubatswe, fine good, in that case bazashiro statement bavuga nimuza kurentinga hano hantu it's only for the beauty of the space, ariko mu gihe bemeye ko haberaho catering n'ibindi byose, I am so sorry, uretse no kuvuga ngo accident zahabera cyangwa iki,
na leta yonyine zababaza mbere ya byose okay mubifite uburenganzira. Do you guys have actually umuntu uri hano hafi wamenya ibyo bintu? Niba batabifite ayo makosa ntabwo ari y'abantu baje gufata umwanya. Umuntu waje hari akavuga ngo twumvikanye twatanze 30 million turaje tukorere hari ubukwe bwacu. Icyo ni ikintu cya mbere. Now ufite ukuri igihe uvuze ngo nabo bazavuga ariko hari amafaranga mutishyuye, fine, but in the meantime ibyagombaga kuhakorerwa tugiye mu mategeko twavuga hotel, niba bayita ko ari hotel, kumbwira ngo batwayimenye twese kubera clip n'abandi bose bari bashiramo amatapi, yeah, but that's in the past. And again byari biri muri gahunda ya maclip, ariko muri mariage ukuntu bahateguye ntabwo yari clip. Ni ukuvuga ko bakagombye kuba bafite ibintu byose bijyana n'ibintu byatuma ubukwe cyangwa se service ijyana n'ibintu by'ubukwe ikorwa neza. Mu gihe batabitanze, mu gihe batabikoze, kandi no mu gihe batatweretse A plus B ko ibyo bari abantu b'ubukwe babese bavuga ari byo kubesha, I'm still confused kabisa which side actually are we on. Kwera ngewe nanjye niba ndi gupanga kuzajya mu Rwanda kumbwira ngo abantu bose bazahapinga bavuga ngo yeah, but again niba atari ibyo I don't think they should actually wait for more statement yasohotse hashize amasaha. Why not actually kuhita bawereza iyabo iri official yerekana ibintu byose? Murakoze kuba mwaduhaye ijambo. Urakoze Papa Giselle. Reka nsabe Papa Kabagambe buretse gatoya ndaje nguhe Abe niwe ukurikira. Papa Kabagambe nakubonye wazamutse uranamanuka, wowe na niwe mwiza, nimwe mu muzi customer service cyane ko ni interest yanyu. Kabagambe niba hari uze wongere kuzamuka ufate ijambo nyuma Abe. Abe karibu. Urakoze cyane, ntabwo ndi butinde, nabonye nanjye banyumvita ku icyo navuga, ariko nagira ngo turebe mbere na mbere challenges ziba zihari, dukome urusyo ariko dukome n'ingasire. Hari igihe umuntu ashora investment mu cyaro ariko ugasanga hari challenge ya resources humaine y'abantu bahari. Nagiye mbibona mu bigo by'abapadiri, ugasanga bafite ma lodge hoteli, ariko abakozi baho ni abantu baturiye muri ako gace, ku buryo usanga nyine service zishobora kuba zihari ariko ziri ku kimo cyo hasi cyane. Ahubwo ni ukureba amahoteli nuza regulation zayo kubijyanye na gastronomy, kubijyanye n'ibikoni, hakakorwamo abantu bafite certificate chef na ekipe ye, ku buryo nyine abantu bahakorera babifitiyemo ubumenyi buhagije. Kuko ari nk'igihe usanga ugiye ahantu bakaguha rwose ibintu biri aho ngaho biciriritse kandi wishyuye, kandi hoteli imeze neza iri ahantu hari view nziza location, ariko wajya mu gikoni, wajya gusasa icyumba, amashuka bakoresha twose ugasanga turaciriritse. Naho ngaho ngiye mbona hari ikibazo. Noneho ahubwo na departement cyangwa se RDB bashinzwe by'amahoteli bakomba kugira ngo niba hoteli Chateau Marara yagombye kuba iri kuri byibuze étoile enye cyangwa 3, ntabwo tuzi ugiye kureba review yayo, ntabwo umenya ngo iri ku cyiciro. Ku buryo rero nutegura ubukwe agombye kujya muri izo details zose, akareba akavuga ngo aha hantu ko tugiye kwategurira ubukwe abazadutekera bazaturuka hehe, bimeze bite, bakagenzura igikoni hose kugira ngo nyine nabo birinde kuzagwa muri skandale. Ni ukuvuga ngo ibyo ngewe ndabona kwibeshya kwaragiye ku mpande zombi, abateguye ubukwe na ba nyiri hoteli batarashyira ya hoteli yabo ku cyiciro cyo hejuru ugendeye n'inyubako. Abakozi bayo bagombye kuba ari abanyakigali, bakabategurira amacumbi yabo, bakabashyira no ku mushahara uri hejuru. Nubwo wenda pouvoir d'achat ya hariya, ni ukuvuga ngo ushobora kubona abakiriya rimwe mu cyumweru cyangwa se ntubabone, ariko nanone ntabwo byatuma ukoresha abakozi bari aho ngaho bari ku cyiciro cyo hasi kandi ubona inzu n'ahantu iri rwose hagombye kuba ari heza cyane. Nimba ariyo comment nayishyiraho, ariko cyane na RDB yimenya ibikoni, iyo gastronomy. Hari igihe umuntu ashobora guteka yakoresheje ya technique yo mu rugo, agateka ibintu byatuma abantu bagira ingaruka ku buzima bwabo. Murakoze. Urakoze Abe. Maître Amini Abe urakoze cyane. Reka nakire Papa Kabagambe muri aho.
Kabagambe ari kumanuka sinzi niba ari network. ari hasi muri listeners reka Yazamutse njye ndi kubona nazamuka yazamutse. Ariko ataravuga reka nkubaze Anne Marie. ndakumva We yazamutse Kabagambe nashaka kuvuga arambwira. Anne Marie urabona iyo tubonye ino nyubako niba mwabonye akantu nashyize hejuru dufite diaspora homecoming izaba mu kwa munani umwaka utaha 2026. Umunyarwanda wese uzi ku Kibuye yenda mu myaka ni Karongi ni kumuhita imyaka 3 ishize yumva yifuza kujya muri iyi hoteli. Ni ikintu yifuza. Hari akantu Maître Abe yavuze aravuza ngo akavuze mu gifaransa ngo pouvoir d'achat ngo yakagombye kwangaja ngo abanyakigali ngo ariko ngo pouvoir d'achat sinzi uko nabivuze. Iyo ubonye hoteli iri nka hariya iri Nyaburanga kuvuga ngo urangaja umushefu mpuzamahanga kandi uzabona ubukwe nka buriya bw'abastari rimwe mu myaka 2. Maître Abe uwo mushefu uramuhemba buri kwezi. Ariko ibirori nk'ibi bitanga deposit nk'uko mwabivuze usibye njye ko ntanabyemeye ngo $30,000 by'amadolari aza rimwe mu gihembwe. Uwo muntu Anne Marie muba mushaka ko zino hoteli ko umuntu aba yashoye amafaranga ye akabizana nk'abanyarwanda ngo mumuhe idea mumufashe haboneka kaere Sande, kamwe ndetse Sande, ndangize mbabara iyo ndangize ibintu bidashobotse iyo udashoboye kudoda ipantaro ntabwo udoda ikabutura urabireka uravuga uti this is beyond me. I'm not going to be able to deliver. Why can we not ni kubera iki tutavuga no? Ibi bintu biri so like it's so annoying to me. Uzi ko ushobora kujya muri salo reka nk'urugero Sande ushobora kujya muri salo ukabereka wabwira uti ndashaka kwisukisha ibi bintu murabishobora urebye narabikoze bakakubeshya uzi ibintu bagusuka ntago bashobora kuvuga nyiri no. ikibazo Why can you mwebwe not say, mureba you know what? umuku wa feri This mwebwe is not, listen, I cannot be able to Keza do this, mbabara and then mvugire you kino don't do kintu it. Keza reka Bari nguhe kujya urugero kuri maybe Hotel Clio, Clio iriyo nayo, buretse ariko buretse murimo muravuga ngo bari kuzana ngo abantu ngo b'abanyakigali ngo Keza bakabatekera Abe. Sande No wabajije excuse Sunday. reka ngusubize If you sibyo cannot do it, don't do it. mu kinyarwanda baravuga akurisha imbuto. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda waciwe n'abakurambere bacu. ndanawemera cyane Iminsi adafite abashyitsi, iminsi adafite abantu azahostinga, ntago tuzi ibyabarimo nashaka ajya ashaka abanyakabyizi baza umunsi yabonye bakiri. How it comes kubona advert nkiriya bari abantu niyo baba batamwishyuye ari uba hosting for free. Iriya ni marketing yari kuzishyura narenze 30 uri kuvuga. Yari kuzayishyura igihe kirekire bari n'abantu bazi wawe ukabakira neza bishoboka. Service niba udafite umushefu wizeye uramushaka ukamuharinga iryo joro, waba udafite amashuka meza ukajya kuyagura, washaka ugakora uri wenda ku kiranguzo utaragera mu nyungu, ariko bakakwamamaza inyungu kayibara muri investment bashoyemo kuko abahaye service nziza bazakuvuga. Ibyo ubundi abanyarwanda nta dufite ikibazo gikomeye. Ngiye mbona abantu bakora business nk'abantu bari ku bihano by'ababyeyi. Hari umuntu twiye kuganira arambwira ati izi service z'aba bantu bazitanga bagira ngo bari nko mu bihano by'ababyeyi. None nsigaye mbona ko ari byo niyo mwana yakosheje kamubwira ngo genda ukore kino kubera ko nyine ari igihano agikora atishimye arakaye kandi wenda kimufitiye n'akamaro. None se Sande kubera iki abantu uyu munsi niba udafite utari kuri iyo kariba nk'uko yari yabivuze Abe cyangwa se na Gisele nako umugabo wa Gisele niba ariko bari babibonye kubera iki atavuga ati ntabwo nizeye ngiye kwakira abantu bakomeye hanyuma none reka tubigenze tujya tubona uturere turadukora imihanda yo president ari bujyeyo kuki iminsi isanzwe iyo mihanda bidakoze. Ariko iyo haje umuntu ukomeye ahantu niba wiyemeje gutanga service urayitanga kandi ukayitanga neza. Rero kubitatanzwe ndunga mu rya minister ikintu kimwe cyonyine bafite kuvuga tukabumva ni sorry.
hanyuma bakatubwira uburyo bagiye kubikosora. Bitabaye ibyo baratsimbarara bamere nka yanuze ejo bundi nabonye umuntu wandika ngo ahantu ngo yabukinze. Dufite ikibazo ibi bintu impamvu turi kubivugaho ntago ari uko bano bantu wenda bashobora kuba aribo baciye nk'amabere kurusha abandi, ariko bimeze nk'abantu bazuye akantu kaboze kibereye ahantu abantu bari baracecetse. Nicyo kibazo bagize. Serivisi mbi hano tumaze Keza nigeze kwandika abantu yasabye ibirayi sinibuka n'imyaka ishize. Je serivisi mbi ndazibloka. Iyo umuntu ambwiye ngo iki kintu cyagenze gutya mari Imana mbigifata mu mutwe mpora nkibuka kandi atari nge bagikoreye. Gute umuntu agwa serivisi mbi ukanamwishyura nta n'isoni afite? Koko ngiye mbona nagira n'isoni zo kwishyura sande buretse yari kugusubiramo uretse gato nyine uri kunkupira ijambo Kabagambe naza nawe aravuga igitekerezo cye. Sibyo ari kukuvugiramo niyo mpamvu nangiye kumucecekesha gatoya. Sorry. Sekurumva ibintu nabyagereje umutima. No kuvuga ngo ikibazo gihari nuko nyine abantu bamenyereye ko bahabwa serivisi mbi bikarangira. Umwana ejo bundi nabonye kuri niba ari kuri TikTok izi mbuga hari zo mbaho nirebera gusa. Nsanga umwana ari kugaragaza hano ya bookinze hano tuzi hano mu mujyi haciye ibintu hano arangije arabukinga table barayimuha bigoranye kandi yari yayibukinze arongera nagaruka uwo munsi aributsa afite abashyitsi bari buze kuhakirira ubwo bigeze kuhicara babona baraharyoheye iyo view yabo barayikunda barahabukinga. Ntibamaze kuhicara baraza baramubeshya ngo urumva ngo aha hantu ngo haje ngo First Family babeshye. Umwana ati yo First Family turabubaha turabakunda ntago twatsimbara reka duhaguruke. Barahaguruka bagiye kubona abana hinjiye abantu like sinza bari niba ariko sabo bababwiye. Barinjira bahamara 15 minutes banjije barasohoka banjije bazarabwira ngo we are sorry ngo namugikeneye table mwagenda mukayikoresha. Seriously? Ibintu nk'ibyo rero umwana yarabivuze mbona mwatatse ngibyo bintu ngo n'ubusebya business y'umuntu. Ntabwo ari ugusebya business y'umuntu. Niba umukozi wawe ari ku rwego rwo gutanga iyo service business yawe izapfa. Tujye dukora ibintu tuvuge ngo ngiye gushora nubatse inzu nziza ngiye kuyishoramo. Ubwo ndi kubivuga muri rusange ngiye ntago nzi bari abantu ibyo bintu niba byarabaye, ariko kugeza ubu niyo version dufite ko byabaye. Niba byarabaye rero n'abandi bose bikwiye kubabera isomo. Abantu bashora imari nk'abari ku gihano cy'ababyeyi. Kera hari abantu nigeze kuganirira ahantu twize twabwira ngo bamamaze bavuga ngo ntago twebwe ngo tujye twamamaza ngo kubera yuko ngo dufite ngo idini yacu ngufite ngo abayoboke benshi ngo bazizana. Barangije babura abantu bamaze kubabura bibuka ko bari babikeneye bagaruka kubitubwa tugatatu byarahindutse byari ubuntu ariko byabaye amafaranga muratwishyura kuko batizanye. Ngurumva ngo mwagombye kuba mudusapotinga. No baba supportinga gutese murishyura dukora akazi. So rero abantu ntibicare ngo ngo bakiriya bazizana ngo ibintu dukora ngo abantu ngo bazaza ariko nubakira nabi bazabivuga. Ubu byarenze byane byo kuvuga ngo dupfira mu nda ngo ntago turi bivuga ngo bitatuva ko hari abantu hano twarenze bitamva ko tubivuga uko twabibonye bikakubaza cyangwa bikakunezeza and we move on. Ibintu byo kuvuga rero ngo umuntu ngo yishyuye ngo none ngasohotse ngo urimo uratubwira ngo kuki ngo babivuze uno munsi uriya muntu wasohoye 5,000,000 se kuki atabakingiranye ngo babuze gusohoka, kuki atabahejeje mu byumba ko batari bamwishyuye. Uvuga ngo hari ibintu bari bumvikanye ko atasohoye ibaruwa yuko batamwishyuye uwo munsi bagihari gatwereke ko abantu ya hostinze ari abajura babanze kumwishyura. Kuki abisohoye ari uko bavuze service mbi. Buriya n'ubunyamwuga buke baracyakomeza gushimangira n'ikibazo cyabo kandi mu byo biyandikiye bariyemerera ko umuriro wagiye. Bari abantu baravuga ko umuriro bagiye kuwisabira ubwabo na rege n'abandi bantu barabafasha contact zabo nkuko babivuze. Nta ruhare bagize mu ibyo bintu ntago wabivuga uzi neza ko iyo service utayisabye kandi hari inzego zizavuga ati ibyo bintu ntago twabikoze. Hari utuntu kamwe dukwiye kujya tuverifya tukatureba. None rero ibintu byo kuvuga ngo uremera ko ngo umuntu ngo yafata igikoni ni wemeye kwiyasosiya nyine urumva nyine wiyasosiye n'umuntu udasobanutse agakora ibintu bidasobanutse birakwitirirwa niwe babibaza. Ejo bundi navuze ku kantu k'abantu bakora cyane cyane ibintu byo kurya shaho abantu ngira ngo babifata biminenegwa ariko umunsi hari abantu bagize ibibazo mu bintu byo kurya abantu bazahumuka. Umuntu ashinze restaurant cyangwa hoteli cyangwa iki aravuze ngo akora delivery mu kanya Faisal yamatubwira ibintu bya Uber n'ibindi arangije afashe umuntu agutanzeho commande wemeye kuderivaringa ntufite n'uburyo bwo kuderivaringa ibyo bintu. By the way iyo service uvuga nturi capable yo kuyikora. Umuntu agusabye ibiryo arakwishyuye ubihaye mu tutazi irabizanye. Nk'abanya abantu bandika ngo bazana ibiryo babiriye ushaka kubizana babituye hasi ushaka kuza byanyagiwe se kwasa. Hanyuma umuntu abikwaza amubwire ngo ngiye ngo nabikoze neza ngo hanyuma umumotari nawe bigize ikibazo. Hehe ubundi ninde muntu wabemereye gutanga iyo service kandi naho bipfira mutari capable yo kuyikora ninde? Ubundi iriya hoteli iri kunyenyeri zingahe mugani wa Beko nabishatse nkabibura? Ni hoteli ni inzu y'ubukerarugendo. Nanjye nabajije iyo hoteli yanyihawe inyenyeri 5 ntande yagize ku nyenyeri 5 gute se
5 star harya Google ntibakora bakura ni how inzu is it Google y'amafoto reviews ni Google reviews ni abantu I don't understand yabaye hoteli reka y'inyenyeri eshanu gute muze kureka twumve n'abandi turakomeza sanda tuganire ariko wowe twakomeje turakumva rero natwe reka oya batufate njye ntabwo bye nongera kuvuga vuga reka twumve twakiriye Julius na Oscar Kim yaje mu mbabare twakire Julius noneho dukurikizeho Oscar Kim murakoze urakoze cyane brother Sunday so njye ni ibintu bikeya nshaka kuvugaho ngenda ntago navuga ngo ndi ku ruhande rwa Chateau cyangwa se ku bagizweho ingaruka cause ku mpande zombi habayemo damage kandi iri visible niko nabivuga so I'm sorry aho ndibuze kuvangavanga indimi ntago ari ukubaho ku rurimi rwacu ariko like muraza kunyunderstanding so habayemo damage mu mpande zombi ngira ngo wenda reka duse mpere ku cyo bari bavuze mu kanya ntago wenda sinzi uwatanze kuba yitwa inyenyeri eshanu ariko like twese tuzi kuri standard so hari ibintu byinshi bigenderwaho ntekereza ko bibiri nibyo bitwicarishije hano kugira ngo wenda hoteli yitwe inyenyeri eshanu bibiri rero nibyo byateje iki kibazo gituma nyine twicaye twarese n'ibyo twari turimo so nkeka ko kugira ngo ibe inyenyeri eshanu icyambere ni location na environment irimo ese ni ahantu h'ubukerarugendo ibintu nk'ibyo ari luxurious so ikiracyujuje rwose pe twese turakizi capacity na reception jone nibwo narebaga iriya nyubako uburyo ingana n'umubare w'ibyumba ifite ngira ngo ni 20+ gutyo na espace ahantu ifite ni hanini icyo nacyo ni savant kuri facilities ku temperature uburyo fine dining amalonge amabars aho naho ni savant room quality ibyumba byayo ngira ngo ababonye ejo bundi video yasohotse hanze rwose ni ibyumba binini kandi byisanzuye naho ni savant hanyuma kuri service excellence niho hasa nkaho hajemo ikibazo ariko nabwo ni ibintu byinshi bagenderaho kuba aba staff wenda bavuga indimi zitandukanye housekeeping uburyo imeze protocole so ikibazo kikaza ku yindi party ya gatandatu yitwa food n'ama beverages like ibiryo nyine uburyo Allo sinzi niba munyumva sorry bari bamamagariyemo muranyumva yego Allo turakumva wakomeza bashobora kuba bakora ese wellness bimeze bite abantu bazanye luggage storage zabo ibintu nk'ibyo ikindi cya safety nayo n'indi ngingo ya kabiri yateje ikibazo kuko ubwo safety nyine hazamo ese habaye fire assembly byagenda bite biteguye gute hagize umuntu harwariye bamwakira gute nkeka ko iyo ngingo niyo yateje ikibazo no kuri iriya ngingo y'ibyo kurya so ku rundi ruhande nkibaza we are always saying turirimba visit Rwanda invest in Rwanda twese nge n'abandi bari ahangaha ndeba this is what we are always saying ariko nkibaza Chateau ababizi tuzi yuko ni umushoramari waturutse hanze yizerera mu Rwanda yizera muri buri kimwe environment and whatever ari investing so hari abandi barimo kumureberaho bihishe bari inyuma bateganya kuza so uburyo twadressingamo ibibazo nk'abanyarwanda muri byacitse byacu is it a way that is friendly ku bandi bantu bicaye barimo kureba u Rwanda twibuke ko u Rwanda imiterere yacu service delivery nicyo kintu kizamura ubukungu burwo apart from ubuhinzi ariko service ni ikintu kidufatiye nyine runini cyane so umuntu rero urimo kureba ya service yacu akareba uburyo twebwe internally nk'abanyarwanda turimo ubwacu twiyatakingamo uburyo twadressinga n'uburyo twadressinga ku banyamahanga bataraza ku investinga ibyo byose ntago ndimo kubivuga nirengagije parite y'amarangamutima yuko nyine bababajwe kandi nanjye ubwanjye nababara
nk'umuntu ujya utegura ibikorwa nanjye imbere y'ababyeyi cyangwa se n'abandi, ariko iyo parite kuko twayivuzeho cyane sinshaka kuyigarukaho, ndenda kuza ku ruhande rw'uno mushoramari nawe ntitumwirengagize, tuze kumwumva n'abataravuga baze kugira nyine icyo baza kumuvugaho, uburyo turimo guprotectinga ino environment yacu, ino climate. So hari ikindi kintu dusa nkaho tutigeze tugarukaho, hari difference nini cyane muri service error na actionable negligence. Tutagendeye mu kigare ibi bintu byabaye, is it an error cyangwa se it's negligence? Cause ni ibintu biri cross cutting. Niyo reka ntange nk'urugero rutarworoshye, ushobora kuba ndi umuganga, umurwayi nitagaho akancika, ariko abashinzwe nyine inzego zibishinzwe n'urugaga rushobora kuza rukaba se habayeho negligence. Ese nari nashyizemo kutera umuntu arataka umurwaza, arataka abura umufasha, cyangwa se ni era yabayeho? Ibyo ngira ngo twibaze nyine ibi byabaye, ese biriya byo kurya is it negligence? Like nyine ntidutwarwe n'amarangamutima, cause at the end of the day we still need investors. Mu ma WhatsApp group, mu maki y'aba investors, abantu bafite amahoteli, like they are sitting on this, barimo barabisharinga. Hari n'undi mu gitondo yendaga kujya kwandikisha company muri RDB. So nje ntekereza ko ibyo twahiteje. Ikintu cya nyuma nasorezaho kugira ngo ntarambirana, hari itangazo twabonye ryanditswe basa nk'abatanga gasopo. Ese kuba ufite big following biguhereza uburenganzira bwo kuba wakoresha, nuko wenda ngira ngo nta rwego runaka rurajyaho wenda rukuriye aba influencers mu Rwanda, cause nk'abanyamakuru ni abanyamakuru birazwi hari abo banditse, ariko mu gihe aba influencer nta rwego runaka rwa leta ruraduhagararira cyangwa se rurabahagararira, kuba ufite big following biguhereza uburenganzira bwo kuyikoresha ku buryo wintimidatinga, cause like ni inshuro nyinshi twagiye tubibona, umustar akaba umustar akaza kuko ari umustar agaca ku bantu ku murongo kind of. So tuze kubitekerezaho. Ikindi RDB hari gahunda yari hari nuko ntibuka izina ryayo ku gihe cy'umuyobozi wacu Claire Kamanzi, yo bagendaga bagasura kuri site bakareba n'ibiki bikorwa, sinzi n'ibigikorwa na n'ubu ngubu ngira ngo wenda Julius usigaranye amasegonda makeya, wrapping up. Merci. Okay, ntacyo kujya ntiharira ijambo, reka ndekeraho, murakoze. Sunday, please. Sande wambabarira wo kabyara we. Sande mumbabarire please, ndashaka kuvuga akantu vuba. No, Anne mwaretse Giselle, please. Malaika, please. Bahati. Are you actually serious? Turakora in this space. Bahati. Umva Sande nukomeza kudutreteninga gutya, Keza nakomeza kudutreteninga gutya dukora in this space. Rameke. Sande. Rameke ndakumva, ndashaka kwakira Bahati. Rameke mubwire nakomeze kudutreteninga gutya. Marayika shuti yanjye ari kuraho Marayika. Bakomeye muretse mwamaze umwanya munini muvuga, reka manze ngira n'abantu ndamutse hano muri space. Space ntimwigire fomo cyane, ni nyine ntibise nibigira, ariko nanone mugende munahanamo n'umwanya. Ndagira ngo mfate makanya nibutse abantu urumva ko ntabwo dushobora kubona service abantu bashobora kubakira kuri hoteli yitwa ko ifite inyenyeri 5 baza no kuzisuzuma, ngo twitegereze izo nyenyeri 5 bagiye kuzanira abantu isupu bayizane bayigize ndende. Biravugwa ko isupu yahariya ngo baba bayigize ndende, ngo iba ngo ishobora kuba insumba, ngo barayirekura bakayigira ndende nzitatira, ngo barayireka ngo ariko shawagira kugusira mburaga mu bintu bikomeye. Umva Rameke reka nkubwire, mwebwe murimo muravuga ngo inyenyeri 5 is not about inyenyeri 5. Iyo yaba ifite inyenyeri imwe twahaye ijambo muri mwambuye mwo kabyara. Oya Sande, hold on, mbabarira uburetse uyu muntu uvuga ngo niba ari Julius umaze kuvuga hano nonaha ibi bintu uretse gatoye. Sande utatuma nibagirwa ibintu ngiye kuvuga, mbabara. Rame ijambo ryari rifite Oswakimu nabakugiranije
ngo ni Iriya muri sa mese sha nose Oswakimu yamanitse ngo akaboko ya bari ngahunga mpaye uje mwana nonaha marayika Jesus ese izi space ziba zarabaye gute ese Rame watunganyije akarere ka Rulindo utunganya Chelsea space kunanire uyu shaka mwana ni hoteli ariko reka none tubyoroshye Oswaki karame akose mwaretse reka nkabagira inama akantu mushiki gato wacu abanze urakurikiraho nyuma ijambo urarihorana urakoze sande ntabwo nose ibintu byagenda Sanda ari gutyo gukora bitaniye n'ibintu iriya hoteli yakoze reka twumve nyine wigarura musande nawe marayika okay reka nkomeze marayika iriya hoteli ni iyanjye ngaho komeza I don't care ibi yawe cyangwa ibi ya musaza wawe nago mbizi reka ngiye nkubwire sibyo ibintu muri kuvuga hano ngo by'inyenyeri 5 doesn't matter niyo waba udafite inyenyeri n'imwe ugaburira abantu ukora ibintu bihereza ubuzima bijya mu buzima bw'abantu ugomba ku respecting ibintu abantu barya twese turabizi ko food poison ni ikintu gikomeye kuruta ibintu byose sibyo ngewe marayika ngisanga bira biryo bimeze kuriya nkibona biriya bisimba hari ahantu ntago naharara hari ahantu nta kintu nahakorera kandi mwebwe murimo muravuga ngo ngiriya hoteli yonyine twese turabizi tudashidikanya ko mu Rwanda service n'akazu ko kwimura abantu nk'ibingibi biri kubana urugero ngo Swakimu yaje ngo service n'akazu ni ibintu bigomba gucika mu bintu byose niba umuntu yakwizeye akaguhereza ikiraka cyo kwakira abantu mu bukwe Rameke bigenze nose sande uramumanuye uretse gatoya baha hari amagambo akomeretsa cyane abanyarwanda nanjye leta amanuka nose uramumanuye uretse gatoya ndashaka unyumve hari amagambo akomeretsa cyane ibintu akazu nta kazu kaba mu Rwanda ndahita amanuka Rameke nagushimiye nagufashije udahari yavuze yashaka kuvuga sande wimanuka guma aho ngaho nzitati guma aho kandi nuramumama umugarure nuko ururimi rwa musobye yashaka kuvuga akazi abantu bakora yavuze ngo akazi ko kwimura abantu ikinyarwanda kirangavuga ngo akazu ko kwimura abantu no avuze akazu ko kwimura abantu Rame ako se waretse abantu tugatanga ibitekerezo ukavuga nyuma Rameke reka migeze gutya marayika I'm so sorry reka marayika tuge kwijambo ariko bantu ikibazo atari icyubu ku buryo ibintu byoroshye arongera ikibazo kiri hehe se ahubwo oya komeza ariko marayika never mind komeza okay reka nkomeze niba mubabaje I'm sorry ntago naje kumutagetinga ahangaha ngewe ikintu kikinzamuye kuvuga ni ukuntu bari gucecekesha bari abana b'abakobwa ngo nago bagomba kuvuga service bahawe ngo kubera ko ngo tuzwi neza ko dutanga service nziza abashoramari dukeneye mu Rwanda ntago ari abashoramari baza kubakira business zabo ku mucanga cyangwa mu byondo kubera ko iyo bisubiye inyuma bigapfa byangiriza bikomeye kuruta amafaranga yabo bazanye right siniyumvisha ukuntu tuzakomeza kuvuga ikintu kimwe ngo 5 star ibyo ni ibiki ndakomeza kuvuga ibyo nk'ibyo ninde muntu uri kubishyiramo nabyo twabivuga ngo nabyo tubyingo niba hatubishyizemo none ndavuga bativuga gute sorry najya ngo wa munota wawe usanzwe kugira usoze akurame maze gusaza kakazogera nakibagiwe ubundi arakazogera nshiraho ku buryo umuntu amenya ko agiye gusoza okay sorry komeza nshuti komeza umva reka nanjye igitekerezo cyanjye kirambuye ubundi nigendere the purpose nagaru uko tugira inyama nyinshi mu isosi yapfuye the purpose nagaru uko tugira abashoramari benshi mu Rwanda ibikorwa bipfuye sibyo nago dukeneye abo bantu ngo baza bakadushukisha amafaranga and then bagakora services zo kwambura ubuzima bw'abantu 500 cyangwa 200 sibyo abantu rero muri muvuga ngo bari abantu nago bagakombye kuvuga ngo dukeneye ngo abantu bahagararira
aba influencers ku isi hose bahagarariye abaturage, bahagarariye rubanda rugufi. Nimujya kuvuga ngo bazana inzego ngo zihagarariye aba influencers, twebwe rubanda rugufi muzaba mutunetralije. We always say ko mu nteko nta muntu tuvugira. We always say ko aba influencers nibo dufite ngo bagende bahagarare hari abavuga ibintu mu mazina yabyo. So rero twifuza ko nta nubwo ari barabana gusa n'abandi bose bahawe service mbi cyangwa bahabwa service mbi, nta gihe na kimwe ufite cyo limit yo gutanga review wayitanga anytime. Bajye batanga ama review kandi bavuga ibintu mu mazina yabyo, tumenya aho bipfira, tumenya aho dukosora. urakoze mumbabarire Marayi, mvuga gato. urakoze Marayi ukunyumva Yigo ndakumva Bahati. urakoze cyane. I agree with you. Na His Excellency yarabivuze, ntugatuma umuntu akubuza, ni ukuvuga ngo uburenganzira bwawe rwose. I agree with you. Wenda iki kiganiro cyakabaye productive cyane, ndabona hari abantu barakaye cyane. Ntimubigire too much, tubigire tuganire, kuko nanjye ari amaserivisi ndashaka gushima. Rame handi twahuriye ejo bundi banyakiriye neza, bamicaye kiryoshye. wasubiyeyo nyuma Nasubiyeyo burya neza se ntiwishyurishaga ikarita ntibabonaga uri yakosha. Ndashaka ko bizavugwa n'umwana w'imusambira wagiyeyo. We wagiye nk'umudiaspora ukajya wishyurisha ikarita rw'icyatsi kibisi umuntu yagira ngo ni urwazigama. areka ubwe bambaye serivisi icyayi kiryoshye. Nzabamaza bari abantu, nzabamaza twagiye ariko rame twagiye. Reka twakire rero, reka twakire Osakimu, noneho dukurikizeho niwe mwiza. Icyana cyembeye. Urakoze cyane Osaki, go ahead. ndabyibuka igihe Minisitiri Mitari yari agishinzwe iby'urubyiruko, Habineza ashinzwe iby'umuco na siporo, ni kera pe. So hanyuma rero ibi bintu abamisi banditse n'abari mu bukwe, niba ari byo mwabantu, inka yacitse amabere ngaho. Ukubura k'umuriro mu hoteli muri Chateau Le Mahaha, ibyo bintu ntabwo wabisobanura. Kandi ibyo ndabizi ko umuriro wabuze ari umuntu twabiganiriye, ubizi neza, ufite ikintu gisa nk'imigabane hariya. Umuriro kubura kuri hoteli ni sinzi ukuntu wabigereranya. Hanyuma ibindi byatumye bari abamisi banagira bararakara cyane, amakuru mfite kandi nizeye, ni uko hashobora kuba harajemo umuntu wo hagati twakwita nk'umukomisiyoneri waje mu izina ryabo, bakamubwira ibiciro, hanyuma yarangiza we bari we wishyuza abaje gusaba serivisi. Noneho ya nkuru ya igihe isohotse, basanga ibiciro by'ibyumba biri hasi ugereranyije n'amafaranga batanze. Induru itangira aho ngaho. Ariko ibyo twaye kubitindaho, ari amafoto y'ibiryo. Ufite hoteli niyo yaba ari resitora isanzwe, ukaba ufite ibiryo nka biriya, waharanira ko abantu ugiye kubiha badafite ibikoresho bifotora, kuko byagusebye, byagushyira hasi ku rwego rutigeze rubaho. Abanyarwanda rero, Osaki, Bahati ninde uri kumyutinga abantu bose? Osaki muting
can you open your mic? ntabwo nzi umuntu umyutinze abantu Oh bose yeah, nanjye kuzamura umuntu. Osaki, okay sorry, Oswaki yeah. mute Osaki, fungura mic uvuge yarabikoze par Osaki, accident mute your mic. Ariko wewe uzi ko ntabwo nakemera ko abandi bantu nabo batakaza amafaranga yabo ba expectinga ikintu ntibakibone kuko nabo bahita bagaruka bakambwira njyewe ngo oh you advertised for something that wasn't real nawe uri part of the problem. So no, that's why I had to be real. I had to give my review, and not just me, but also all the other 40 guests. Uvanyemo n'abamarie, all the other 40 guests were just as disappointed as me. So yeah, yeah. I wanted to clear that part. Josie, ariko baha mwe mwihanganyeho gatoya wenda Josine araza no kuguma ahangaha turaza no ku abantu bashobora no gushaka ya n'icyo banamubaza hari hashize nk'iminsi 3 irenga nko kuri 3 abantu kukunasa sa n'ubusa nibwo butagira ikintu busa nabwo arambwira ati bakozi bahariya wagira ngo ntibabazi ibyo barimo ntiwamenya abantu babakuye ntiwamenya nimba bazi hospitality cyari cyo ibi ngibi ndi kubivuga mu rwego rwo gukora advocacy hotel Chateau de Marara kugira ngo ishaka abakozi bari qualified ibindi mugiye kuzana mu bwengo ndimo ndashirishamo abakozi yewe umukobwa yarabinyibwiriye musubirishamo bimbwira nk'inshuro 3 yego kandi nanuko muri byose byo kuvuga rwose aba it's not like I'm blaming the staff kuko nabo nago bari trained. It's just there's no training, there's no real management ya hospitality like ya hoteli. Donc nanugo nagari ikibazo cya staff ahubwo n'ikibazo cya management yaho kuko nabo harimo bamwe mu ba staff bashatse kudufasha ukabona ko bari overcharged with the load of work for only a few people and managing so many people at the same time. So vraiment nagari ikibazo cya staff bakoze uko bashoboye mu buryo bashoboye ariko bari just not trained they don't really know what they were doing. Okay, reka dufata akanya mu gihe abantu bose bari hano muri space reka duha akanya Nzitatira hari ubutumwa yaradufitiye hari message ashaka gutanga ku bantu hano basaga 1000 bashaka kumva ubutumwa bwa Nzitatira umwanya n'uwawe utubwire iyo business ugiye kutubwira. ndame urakoze cyane mfite ubutumwa butatu ubwa mbere ndabanza mbuhe umuryango wa Mr na Mrs Musemakweli umuntu numvise yenda waba ubazi ni Josie, I'm feeling your pain and your family. I don't need your answer, but I'm feeling your pain and your family, and I'm so sorry. Ubwa kabiri n'ubw'Abanyarwanda bose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya atubwira ngo niyo mpamvu mu Rwanda hamoho one stop center no kugira ngo serivisi zihurizwe hamwe zitangwe neza niyo mpamvu haje na yombi Abanyarwanda murabizi ntabwo ari ibintu by'imikino ntabwo ari ibintu biba byaraturutse mu kirere na yombi ni campaign yaje ishaka gukemura ibibazo tuzana tukabizanamo ubw'influencer tukabizanamo ubunyamakuru tukabizanamo social media ni igitekerezo gikomeye nuko mwebwe muba mutabizi. Ubwa gatatu ndashaka kubwira Dr Marara. Dr Marara nanjye ntabwo muzi hari umwumva ninjye natangiye ndi ku ruhande rw'ino hoteli n'ubu ndacyaruriho. Dr Marara arazwi yatanze amafaranga menshi no kuba turi kuyavugiraho gutya ukuyemo umuryango w'abantu bahakoreye ubukwe bakaba disappointed ntabwo twebwe twakwiye kuvuga. Ariko reka mpe message Dr Marara kandi Dr Marara ntabwo ndi kumuha message noneho ngiye kubyivugira. Dr Marara mfite masters muri hospitality abareta bavuga ndi kwemera ariko niyo message mfite masters muri hospitality nakuye muri Boston University MHM
masters in hospitality management. Ababizi barabizi, niyo mpamvu nyihaye Marara, ntayihaye abanyarwanda cyangwa ntanayihaye uno muryango wagize ibibazo. Marara, reba hejuru nashyizeho akavideo ka homecoming, sinzi niba hari wagakuyeho ariko nta kibazo. Dr Marara, hari ibintu twajya tugira abantu baba mu mahanga, nyakubahwa perezida wa repubulika akadusanga aho dutuye ku itariki 6 kugera ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani umwaka utaha muri 2026. Twe nitwe tuzaza mu Rwanda, nibyo bita homecoming. Tuzaza turi ibihumbi. akuzi ibyo ntazi ariko thank you for sharing your experience, wakoze cyane. And numva uvuga igifaransa cyiza nk'icyo mvuga, numva ndi bukoze mu gifaransa ariko koko umwanya ni mutoya, nta kibazo, ngiye kuba mbyihoreye. Oswakim agiye kubaza, abandi mushaka kubaza muzamuke you can raise your hand kugira ngo Josine adufashe ibi bintu turi kubaka hano, kugira ngo yavuze ikintu cyiza ati n'ejo hatazagira umuntu ujyayo ugasanga agize experience itari nziza. Kandi gukebura mu muco wa kinyarwanda ntacyo bitwaye rwose. Gukebura abo bakozi bashobora kubona andi mahugurwa, urumva, kandi business ikagenda neza, kandi n'abakiriya tukajya n'umunyarwanda n'umu-investor nkatwe twese. So we are here just to gutanga ibitekerezo moving forward no gukemura ikibazo. Osaki, go ahead. Okay, murakoze amasegonda nka 40. Hari ahantu negeze kuvuga umukomisiyonere cyangwa se nababinshyize mu kanwa ntabwo mbizi, ariko umuntu wikoreye negotiation ubwe agombe kuba ari umukwe, ubwo Josine arabitubwira. Noneho ikindi atubwira impamvu bitahise bisohoka nibura nko mu cyumweru cya mbere bakivayo, kuko hari ibivugwa yuko babonye inkuru ya Igihe igaragaza ko icyumba kiri ku $200 kandi bo baratanze $220, bikabababaza, hanyuma bagahita bajya kuzura dosiye. Of course mbi bahuye n'ibibazo pe, barakubititse serivisi bishye ishariye mu bukwe, ni ikintu cyumvikana, ariko basa nkaho bari barabyihoreye hanyuma bakabivundura nyuma. Josiane, mbikize muri 3e personne du pluriel, ariko urahibereye, byagombye kuba biri muri 2e personne du singulier. Wagira icyo bivugaho? Urakoze. Josine, urahari? Josine, Josine, urahari? I think it's the network. Josine, ushaka kumanuka wongere uzamuke. Reka tumumane twongere tumuzamure. Oswaki arakigusubiza, nanjye icyo kibazo nakigize. Okay. Yenda njye nakigize bitandukanye n'ibyawe. cyangwa reka njye mubaze niba nyumva. Josi, turumvikana? Josine, uratwumva? Josine Mutoneshwa, urimo kutwumva? Umuriro wabuze, aracyari Karongi. Reka tumumanure twongere tumugarure. Okay, good. All right. Aracyari Karongi, aracyari muri ya hotel ntarahava. Umumanura ariko buhoro buhoro, yamazemo amajoro 3 gutsana, yakubwiye $6 yishyuye kuri $650. Tumukomereta turamwururuta, ntabwo ari ukumuntu. Ariko ahubwo urupapuro upamagara muri reg. Ariko ngo yizaniye moteri ivuye muri rege. Ariko Rame, oya, hari abatiye na generator mu yindi hotel ituranye n'iriya. Ese Rame, ufite kuteri ko ari akantu kari kudusakuriza Rame. umva, ndi gukoresha network ku kagari, reka mbe muting. Oya wimmuting, ariko iyo uvuze sinzi niba bahati bari kukumva, hari akantu kari kuza gasona cyane. ako karasanzwe nose sande. Rame, kuramuyobe koko iyo amasaha bwije bitangira kuza. Kandi gukoresha wifi yo ku kagari. Reka tumwibira akabanga nta kundi. Yeah, Josi wagarutse? Josi myutungura. Josi, are you there? Josi, uratwumva? Nababwiye umwana yishimiye la hotel. Josi, okay. Naba ari comfortable arafungura mic nta kibazo. Reka tujye mujyango ducyo uburyo umwete
ikibazo cya Osaka turakimubariza nta kibazo. Josie, you can open your mic igihe uva uri comfortable nta kibazo. None twagiye reka we Rameka ajya kudutebeshangamo akabyarana ariko ibi ni ibiki koko? nababwiye ari guhinda sinzi ibintu biri guhinda. Oya Rameka ajya kudutebeshanga ndabumva nta kibazo No, ndabumva ariko biracyarimo network yawe iri network kutubwira ngo yawe bagiye mu kudukuraho. akagari kawe nari akagari kawe kabimenyesha bagiye network bayivanyeho n'ukuri ndabibonye. rega mumenye ko ntuyimusambira ndimo ndakuro biracyarimo se Oya Oya bivuyeho. ku kagari daso okay arabikemuye Okay, sawa. Josie wagarutse ndabona asa nk'uzamutse Josine. Mudasara bikemuye. Josie urahari? Ya network ya Josine irimo gucarenginga Ariko uze network. kumubaza Bahati niba kiri kuri iriya hoteli twahita twemera ko ifite ibibazo. Alright Josie urahari? Alright Keza buretse gato baha. Keza. Josie, are you there? Alright afite ikibazo cya ngira ngo application ishaka ufite ikibazo. Reka twagiye journaliste urahari? yego ndahari wenda nuko Jose agiye ariko ubwo ari bubaje ngira ngo ariko by the way no kumushimira ko ngira ngo agaragaje byose wenda n'impamvu atahise bitangaza ntekereza ko wenda ubwo twe tubimenye uyu munsi ariko byari bimaze n'igihe aho ni kubw'impamvu ariko nge nabazaga ubwo ari bubaje ngira ngo aze niba baza ntacyo rindira reka urabaza yaje it's okay nta kibazo rindira reka dufate n'abandi nako ushaka kumubaza yihebera ariko Josie wabonetse? Yego muranyumva? Guma ahantu hamwe network yawe yarimo guma aho hantu uri hagume rwose. Ese uri Rusizi niho ukiri? Oya uri Kigali murekere kumuharasinga Josie mutoneshwa noneho Rameke buretse ndabizi ukunda amazina nk'aya yitwa Queen urayakunda ihangane it's not the moment. Osaki, can you come back with your question? Osaki igihe nabazaga se Josine ntabwo yabyumvaga Josine ntabwo nabyumvaga neza ntabwo yari akiri kuri hoteli Marara. Sunday, stop trolling by the way, it's not funny. Sunday please reka ubu turi serious ndabamanura rwose. Josie you can Soki go ahead brother go ahead. Okay reka nkoresha amasegonda 20. Josine Paul kabisa kuri experience bishisharira mwagize kandi mu bihe mwashaka ko biba ivy'uburyohe. So hanyuma ibibazo byanjye ni bibiri kuki mutahise mutangaza ibyababayeho nibura nko mu minsi 3 ya mbere cyumweru cya mbere se impamvu iki kibazo nkikubajije nuko hari ibivuga yuko mumaze kubona inkuru yo mu gihe ivuga ibiciro nyabyo ko amadolari yari 200 mwe barabaciye arenze byarabababaje bituma n'ibyo musa nkaho mwari mwababariye hoteli mubizura icyo kirahagije wagisobanura koze. Okay nashaka kusobanura ko en fait ukuntu twabonye ukuntu ibyumba ibiciro biriho twabonye mbere yuko tugera n'ikibuye twabonye mbere yuko tunagenda tuhita tubabwira that we have proof that it was even before ko twagiyeyo we have it written twarabibandikiye baduhereza ibisobanuro bitumvikana but it was already too late because everything was already paid and everything was already signed to that price so it was too late niko batubwiye basically ko it's too late ibintu nundi byamaze kuba sinye byamaze kwishyurwa voilà no solution was ever made for that noneho donc nago twabikoze ngo nyuma ngo ariho twabigize ikibazo no nuko nabisobanuye kandi mu kanya turi Kibuye umunsi wa mbere tuhura n'ikibazo twavuganye na management umunsi wa kabiri tuhura n'ibibazo twahise tuvugana na management umunsi wa gatatu wa nyuma nawe tuhura n'ibibazo twavuganye na management nuko nabivuze there was no ntabwo yigeze haba solution iba offered yari empty apology basically umuntu ukubwira Paul sorry ariko nagira ikintu kinakubwira kandi natwe n'abantu baba customer twabwiye none se what is your gesture what is ikintu ukuntu mwabikosora
kuko urumva ibintu byose twaba twamaze kubyikorera n'ubundi ariko nothing was offered to us. Tunatashye directly, we send them a formal email. Ntabwo byose tujye kubishyira hano kuri social media, ariko we send them an email tubabaza ukuntu byakosorwa no tubabwira every point where the issue was, turabibabwira, ntihaba solution offered. Ndashaka ko ari umuntu warimo kuvuga ariko yeah, every point twarabibohereje the day after tukigera Kigali. I think even the CIS, when we checked out, we already spoke to them on the property, and then we sent an email as well in the evening. So it's just now umuntu aravuga iyo washatse gukora ikintu in a way ukegera umuntu ukamubwira ibi ntabwo twabikunze mwarakosheje hano, ukabona nta kintu umuntu arimo kugusubiza, nta nubwo agusubije ahubwo agushubije na fagitire yindi, ubona ko there is no way mwagera ahantu na hamwe iyo umuntu atari willing to speak, at least to take accountability. Hari umuntu umwe wa apologizinze ariko nawe yari apologies, just nothing else. So I cannot just post anything nadashyizeho disclaimer that this is what is really going on. Naho ubundi nanjye naba ngiye mu bintu byo guhishira serivisi mbi, kandi abantu bose bankurikira ntabwo they don't deserve to go through that. So that 5 million, do you own them or not? No, we don't, because Dr. Marano watubwiye ko that was waived. Itangazo twaribonye riravuga ngo mufite miliyoni 5. Sunday, she literally explained it. She said, yeah, that's why you Sunday, go ahead. Yeah, Go ahead. no, let me just explain. It's okay. Explain it again for him. Yeah, I will explain it. So the thing is, we had the bad experience where we had the power outage. No, actually, that was a yes or no. No explanation. Yes or no? No, because if you can't, Sunday. we don't Okay, own you them. done. You It's don't no. pay for a service that you don't get. Sunday, Okay. Sunday, wait a minute. No. Ni jewe ikiganiro. We are not under investigation. We turimo No, turaganira. bahati turi co-host twembi. Sunday twubahane, sibyo? Reka mubaze ayari yes or no. Sunday. Sunday, can I politely just say I will not answer questions where I feel like I'm being, Josie, wait. Oya mutwemerere bati wena nzitatira mutwemerere mwubaha abantu bari kuvuga, ikindi kandi nari mutanabubaha mwubahe n'amafaranga mufite. Amafaranga mufite ukuntu ari menshi ntimukwiye kuba muvugirana. Josie ni wowe. Yeah, like I said, Sunday, unfortunately, I won't be answering your questions because No, thank you. That's an answer. I will speak with respect unless you speak the same way. Thank you. Bye. Josie, urakoze. Josie. Uri kunyumva? Yeah. Urakoze cyane. How many days mwamaze iminsi ingahe hariya? Twaryamyeyo 3 nights. 3 nights. So from the 3rd until the 6th. For $600 something, 3 days, right? Yeah, $660. Yeah, good. Urakoze cyane. Somebody aranyandikiye watubwiye ko hari generator mwagize ikibazo challenge ama generator mu gutangira first and second day. Did you pay extra money outside of ziriya generator ku ruhande? It was out of your money? Of course. Urumva kuzana abantu 10 uzanye uvanye Kigali ubwa accommodation, transport, ibyo baza kurya. Ayo ma generators ni imodoka igomba kuyazana, cable ivuye Kigali ugomba kuyizana. So all that nta mafaranga yandi aba yiyongejeho out of the budget just because of their issues, you know. Right. Yeah. Njyewe ngendeye ko sanzwe mbazi n'ubwa mbere ndabafollowinga cyane ku mavlog yanyu. Njye nkuko nabikubwiye ndi umufani wanyu cyane, buriya afata umwanya nkabakurikira ngeze mu rugo mbona muri bantu bamamaza amaresitora mu mujyi wa Kigali. Ndabyibuka ejo bundi ngi Kigali nabazaga na making uyu iyi ni iyihe restaurant nk'umu diaspora njemo, ariko it was my first time experience kubabona nyine mushyira ibintu hanze amaresitora yose mujyamo mubona ari meza, actually mukundisha abantu benshi nyine, you know, people to come visit Rwanda. Right. Ari amakuru nabonye maze kubona mu kanya bava ko RDB is investigating this case. Are you aware about it? RDB? Yes, banyandikiye kuri Twitter, so that's I'm very happy about that. Kuko urebye it's also it can affect people's experiences in Rwanda,
hari abanyamahanga benshi baba barimo, hari n'abanyarwanda twebwe twese tuba turi hano dushaka kuvisita Kibuye, so it should be held to a certain standard iyo basabye a certain amount of money. So yeah, good and it's not even, I think it's not even really about the money, because n'ahantu wagenda ukishyura $50 nabo baguhereza serivisi nziza kuko ari hotel yo kwakira abantu. So yeah. bo urakoze cyane. First uretse can you mute your mic? The first muting a mic ya urakoze cyane. Josie, one last question. Have you have a chance to talk to the owner Marara nyirubwite? Yego, and like I said, umuntu ntago aza kuri social media immediately, umuntu aza kuko aba yagerageje kubikora privately ako bikanga, kuko iyo bigenda neza umuntu akapologizinga agakora commercial gesture, ntago umuntu yafata uyu mwanya wose wo kwandika ibintu byose, kuko umuntu aba akoze. When you do a wrong and you make up for it, it's okay, it's forgiven. Ariko twaragerageje mu buryo buri normal, you reach out to them, we try to talk to them wa mugani hariya on the spot, no solution, we try to reach out through the email, we were only responded with an extra bill. So that goes to show how people are not willing to take accountability, at least to apologize and say, okay, this is what went wrong, let me at least refund you, do something else. No, ntabwo bigeze babiduhereza. Donc niyo mpamvu umuntu aba afashe umwanya akandika kugira ngo n'abandi bantu nabo badahura with this kind of service. Good. Urakoze cyane. Ariko usubiza neza gusa. Uzi ko aba PR waza guharinga waba PR mwiza cyane. Kandi PR mwiza cyane rwose. Journalist, one question, 1 minute. Journalist, open your mic. Yego, ngira ngo namubaza, ngira ngo ku bwa serivisi mbi bahawe birumvikana, no ku byo bari bemeranyijwe, ngira ngo wenda ibyo batagiye babona, ndimo ndashaka kumubaza, ngira ngo niwe ndi kubaza. Sorry, go ahead, namumanuye. Komeza journalist, komeza. Murakoze cyane. Nari ndimo ndamubaza niba bazakora refund, ngire ngo compensation y'amafaranga ndetse n'indishyi, ubwo navuga yuko barababajwe, barakomerekejwe ku mutima, ni ibirori biboneka rimwe, ubukwe ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nge wenda ubwo ndimo ndamubaza mu by'ukuri, hari ubwabyo repetition damage, kuba n'izina ryabo ryarahangirikiye n'ibikomere, wenda byo ntago umuntu yasara umutima wababaye kugeza ubu aka kanya ku byo babonye amashusho babisubiyemo inyuma bakareba, ariko se nyine bazakora refund kuri ibyo ngibyo, cyane cyane urabona wenda serivisi baye zirimo amafunguro wenda n'ibiciro bagiye babwirwa, ariko bagasanga sibyo. Okay, sinzi wenda yacyumvishe. Journalist, urakoze. Josie, can you go ahead and answer it? Yeah. Okay, thank you, journalist. Okay, so I think the question is nimba bazadukora refund. Yes. I think njyewe n'umuntu wakoze nanjye muri hospitality, it goes to say, I think it goes without a say ko iyo umuntu agusabye ikintu ukamusaba a certain amount of money, akayatanga ako ntibigende nuko uwo muntu yabishakaga cyangwa n'ibyo mwari mwagreeing on, the only reasonable thing to do is to give that person a refund. So that is what is expected. Ariko bien sûr ntago tuzi ukuntu ibintu bizagenda, so we'll just leave it with RDB and see how it goes. Okay, good. Okay. Actually, the good news, niba RDB yabigiyemo. Another quick question. Ubundi numvise ko ari hotel ifite inyenyeri 5. Ndabizi hotel ntabwo musinya contract mbere ko mufata room zose, ndabyumva. Hari ahantu nari nzi ko ari ahantu mufata like a private area ku buryo you sign the contract. Ntabwo ibyo byabayeho. There's no any evidence like you did a contract, like no, in hotel n'izindi uragenda ukishyura ukabooking, right? No, contract was obviously made. Everything we have it on contract. Kuko ntabwo wagita ugatanga ariya mafaranga utakoze contract. So that's the thing. We made a contract. Okay. Things were listed about the staff number, about the food. Twagiye muri details kuko natwe twashakaga ibintu bimeze neza. So we asked the maximum questions, and that's why we say ibyo badu promisinze ntabwo ari ibyo ba deliverings. Oh, okay. So, yeah. Niyo mufite contract nabyumvise muri safe somehow, niyo muzajya mu mategeko. Anyway, urakoze cyane. Reka twumve. Thank you so much. Teta, are you there? Teta Gwiza.
Hi, yeah, I'm here. I'm around. Yeah, nabwo njya kubona ifoto ndikanga mbona ni umuzungu ariko ndumva uvuga ikinyarwanda cyiza. Go ahead. Okay, hi everyone. I'm just going to speak like the person who was like a wedding guest Okay. and a person who is coming from hospitality industry. Okay. But let me tell you what I have seen at Marara. I have never seen such service in my entire life. Starting from the day we checked in, maybe there is a lot Josine stated about that, but I think because she was kind of busy, she didn't maybe overlooking what was happening when we checked in. Oh, so Tita, you was part of the guest. You was part of the guest, right? Yes, I'm talking as a guest and Okay. coming Go ahead. from Go ahead. a Yeah. hospitality industry. Thank you. When we checked in, I checked in like 15 past 3. The room was not yet ready. The rooms were not ready at all. I got to the reception. There was a gentleman. I don't want to mention the name, but he is the hotel manager. And I asked, what time is the check-in normally? Because it was 3. Normally, the check-in is 2:30, 2 or 3. And he just looked at me and be like, in Kinyarwanda, be like, her rooms is available. And I was like, okay. We checked in. Everything, people have been saying, oh, the picture not correct. Let me tell you the truth. I'm not speaking on the side of maybe Bobo or the hotel. Picture you saw are not enough. If people give away all the picture or everything happen, everybody will be shocked. I myself, I will talk on my room. The rooms have carpet. They never hoovered. Never in their life. They never hoovered. You go to take shower, you may think you are in the pool. The water doesn't drain. Don't tell me this is a basic thing, because this is why I'm saying RDB need to do site inspection. It's really needed, because nothing is working properly as a person who is coming from hospitality industry. That is unacceptable. You come from the bath to take shower. The moment you put your foot, you're going barefoot, your foot tend to be black. Because what? The carpet is not hoovered. Josine said it's 1 hour and 40, but let me clarify this. The electricity was off from 5 o'clock, because as the guest who was in the room, there was no electricity. The electricity was in the hallway and downstairs at the reception. We had to do the makeup on the hallway, because this is where the light was. In the room, there was no electricity, which means they have like this modern technology, let me just call it like that, toilet. If you do the second option, you cannot flush because there is no electricity. That is, for me, if you're asking me, that is a nonsense. Like a person who is a hotelier, you should think, what if there is no electricity? How people are going to survive? Which means they cannot pull. Allow me to say that, because you cannot flush. You need to choose between a smell or just to help yourself. Other things, it's more than 2 hours for the electricity. And while Josine and their sister were trying to find a solution, I and my friend, we go to look for the manager. You tell me, where have you seen a manager run away in the full hotel? Anybody who is not coming from hospitality industry, why is the manager vanish all of a sudden? Bless the junior staff who was staying there, starting explaining, Rega, like he vanished. He won't be here in the moment of crisis. It's not a good image you're giving even a junior staff. Okay, they need a training, but you shouldn't even leave them. You should come and own the thing and be like, we are sorry, we are working on it. But the biggest crime that guy did is to vanish and come back when everything was okay. Josine didn't mention that, but that thing happened and they had to call the police to search for that person because couldn't find it anywhere. My question is, before there is something Keza said about the stars. How did these people give themselves 5-star? I don't know, from where exactly? From where? That's my first question. Inspection is needed. RDB need to do something from here. Inspection is needed. People were served spoiled milk. Some people might say, no, it's not true. It's true. The milk was spoiled.
bahati That is food byashoboka ko poison. turi kubwira abanyarwanda uvuga akavuga mu kinyarwanda murakoze. Yes, can you wait and once you finish, I'm you sorry. can I'm go ahead. just speaking on the way I Teta, feel comfortable to Teta, speak to. Teta, go ahead, please. I'm so sorry. Go ahead and finish. Go ahead. Because I'm And sorry the to say, milk. but Sunday is a bit rude to people when they're talking. Yeah, That's Sunday, I beg, No, please. umva Jose ntabwo ndi rude. Ramek yahostinze mu kinyarwanda kandi turi kubwira abanyarwanda. ariko turabisobanura. Sande Sande, ikibazo kiri hano ntabwo ari ururimi barabasobanurira ibyo yavuze reka yeah, dukomeze. people can explain. You don't have to Sande, what's wrong with you? Guys, Teta, I'm so sorry. Yeah, just go ahead. Keep going. I was saying the Yeah. milk was spoiled. That is a food poison. They need to do something for it. And funny fact, I asked for the bread. There was no bread. No bread for the entire building, the whole Chateau Marara, there is no bread. And I asked, like, before they even said, I'm speaking like a person. Maybe Josine didn't know these things happen to us. And I was like, there is no bread because I don't have pumpkin soup and those things they were serving. And they said, okay, we do listen Kinyarwanda. And they said, have it or leave it. Like, you can imagine, you speak like we don't listen what you're talking about, but in another hand, you speak in rude way. They need a training, but also you can give a training to people with an attitude. There is two things which is different. And what they were saying is something like a compensation. On my end, honestly, there is nothing which is going to compensate the stress Bobo has. This person, every wedding guest was complaining on the top, you know what, Bobo, my room, this. And imagine if you are the bride and you are collecting all the things from all over. How are you going to feel? To the point people will be like, listen, guys, we need to go with the flow. What they're serving us, as they said, have it. This is what is available. And in terms of their kitchen, I went there. Oh my God, the hygienic. Honestly, there is no way you're going to defend these people. The investor, bless him, did amazing job, but the management, someone said they need to change the management from A. It's true, they need to change everybody. And the fact that they didn't come and say, I'm sorry, they own the things. They're trying to track something which will make people look bad to the public. They're not the problem. And I have realized if you give the review here, it's kind of, you are threatening people. It's just a threaten. You don't love your country. You shouldn't be writing this. No, we should write this for the people to know what is going on. I don't know if it is on my end, but this is what have to be done. We need to let people know. And I truly want RDB to do site inspection because it's really needed there. Nothing is correct there in terms of safety. Yeah. And in terms of hygienic wise, nothing is correct. Yes. Thank you. Yes, thank you so much, Teta. Nusuvuga Ikinyarwanda, but thank you so much. We are aware that RDB is doing investigation on this case. So we really sorry. We apologize as Rwandans. I don't know how long you've been in Rwanda, but I have a quick question for you. Have you ever experienced any this incident ever in Rwanda beside this Chateau No, de I'm right. Let me tell you, I'm Rwandese. It's just because we decided to talk where you feel like you are comfortable of talking everything you feel in the heart. But I'm Rwandese. Born. It's not about experience. On the last day, like Josine said, we went to a very lovely place. Like if it is 2-star, it's called the Livana. Okay. You should see the courtesy they're giving people. They pay people attention. It's not about money. It's not about. It's bad management. The people, they didn't recruit people nicely and they didn't train them. But that doesn't mean the whole country is like that. I know we do have a nice service, but when it is bad, let people know. We have to point that for people to correct it, not kind of threaten people. We're not threatening people by giving not a in review. Rwanda. I can assure you, not in Rwanda.
abanyarwanda barisobanukiwe, nobody can threaten you. Nahoze mbibona hano kuki mwabivuze, you have right to speak, kuvuga ibyiza n'ibibi, Exactly. and I want you to be comfortable here. That's why we're saying niyo mpamvu turi hano, we are here just all this discussion is all about experience and what can we do after, because at the end of the day we are all Rwandans. Twese turi abanyarwanda, bamwe turi abacuruzi, ntabwo twifuza ko Chateau de Marara ahomba cyangwa se agira ikindi kibazo, Exactly. ariko at the end of the day twabivuze ko gucyaha ni byiza no gukebura umuntu ni byiza. You can stick around, urakoze cyane, stick around, and na mugenzi wawe Josine muwe muri hano, kugira ngo hano abanyarwanda benshi basabye amamike, kugira ngo if you want to jump in, please let me know anytime. So reka twakire ndabona dufite umunyamakuru hano, Joseph, musanzwe muzo w'umuryango. Joseph, muri aho? Joseph, are you there? Joseph, urahari? All right. Malaika, urahari? Joseph, urahari? Ndahari cyane. Urakoze cyane nk'umunyamakuru ufite experience, ujya uganira kuri bino bintu bya tubwire nawe nk'umuntu witabira ikiganiro. Nje ntinze gatoya. Yego. Ntabwo nzi niba mwaganire kuri context uburyo abantu bisanze hariya. Uburyo wenda usanze mushiki wacu ari kuvuga mu Cyongereza wenda, ariko bamwe bahari bahagiye ari abatumirwa bahita baba n'abakiriya automatically. Urebye ukuntu bahagiye bo baranahamagaye bakorana konti. Ntabwo ari cyo ndi kubaza, ahubwo nabazaga niba mwabivuzeho. Oya. Sinzi niba rero niba uri bumpa akanya ngo nguhe context yose. Niyo mpamvu uri hano nk'umunyamakuru rwose, take your time, ngaho uvuga rwose. Urakoze cyane. Nashimye babana ko bavuze ikibazo cya serivisi za hoteli. Sinahariya biri henshi, birasaba ko ababishinzwe bagenzura uburyo hoteli zakira abantu. Iriya hoteli niyo umugabo ngira ngo uba mu Bufaransa, nawe ubwe mu minsi ishize aherutse gukoresherezamo ubukwe bw'umwana we n'uwitwa Dr Christian Marara. Mu kwa gatandatu nawe yakoresherejemo ubukwe bw'umwana w'umukobwa we. Umuriro warabuze nka kuriya biba ikibazo ni DPC watabaye. Hoteli irinze ingana kuriya itagira umuriro wa moteri ishobora kwiyatsa automatically. Bishoboka cyane ko hoteli yaguye mu mutego wo kubona ifite ahantu abantu bafatira amafoto heza, abantu bajyayo bagafata amafoto nyamara bibagirwa ko badacuruza amafoto, bacuruza serivisi nka hoteli. Ku kijyanye no kuvuga ngo bafite inyenyeri, nta nyenyeri bafite sofa. Izo nyenyeri eshanu bavuga ntazihari? Oya, ntazihari, ntaziro. TripAdvisor ivuga ko bafite inyenyeri enye, ariko mu bitabo bya RDB iyi hoteli nta nyenyeri ifite, baracyuzuza ibyangombwa byazo. I was wondering actually, nahoze mbaza se izo nyenyeri eshanu ubwo mbere mbyumvise. Ngenda nzi ko ari private chateau y'umuntu, ntabwo nzi ko ari na hotel, by the way. Yeah, go ahead. Hari ikintu rero, ubundi gufata hoteli bivuze iki? Gufata hoteli hari igihe serivisi uba ukeneyemo ziba zishobora kurengaho mukumvikana kuri cost yo kwa upgradinga ukurikije ibyo bazaguha ukongeraho. Bishobora no kuba binarenze ugafata ibyo ubashije kwishyura. Bishobora no kuba binangana. Aba bami ba Maroko baza Marriott bavuga ko hari ibyumba bashenye bakabihuza, mwabonye amarembo bayagura n'ibindi byose. Bibaho cyane mu bafata amahoteli. Chateau de Marara, niba ari Marara, mu kwa kane umudamu yagiranye amasezerano n'iyi hoteli, bavugana ko izamwakirira abantu, afata ibyumba 20 birimo n'ikindi kimwe cy'umugeni cy'abageni. Babifata byose barabibukinga, bagirana amasezerano.
mu kwa kane basanze icyumba kimwe cyishyurwa amadolari 350, kiriya cy'abageni cyishyurwa amadolari 1000. Bagiranye negosiyasiyo, bumvikana ko icyumba cyari ku madolari 350 bacyabahera amadolari 220 muri bya byumba 20. Cya kindi navuga ngo cya VIP nkite gutyo, bumvikana ko bakibahera amadolari 700, bakazageramo ku itariki 3 bakavamo kuri 6, ubwo ni iminsi 3 bari kubamo. Hoteli bumvikana ko bazabaha bife mu gihe cya dote yari kuba ku itariki 4, bakabakirira abantu 200. Hanyuma mu gusaba no mu bukwe busanzwe buriya bavuga ngo bahekeye umugeni, hakazamo abantu bukaba kuri 5, hakazamo abantu, haje abantu 300, nibo bari bumvikanye mu masezerano. Ariko noneho haje kuvuka ikibazo. Ubwo bari bakigera kuri hoteli basabye ko babategurira, bateguye ikintu bise white party, yitabirwa n'abantu 80. Aba ntibari mu masezerano. White party ni nayo yaburiyemo umuriro. Ariko nihuse mpita ngerayo bamaze kumvikana ibiciro, basinye na contract, gihe advert mu kwezi kwa 6.